Tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo ku munsi w'Imana, ubwo ni ku cyumweru, mu kirundi bavuga ngo ku munsi wa Mungu. Tubahaye ikaze rero kuri ino tariki z'intangiriro y'ukwezi kwa kabiri, ubwo ni itariki ya mbere ni mu kwezi kwa kabiri 2026, aho n'ubundi tugiye ku rupapuro rukomeye cyane kuri withdraw yakozwe, ariko isa nkaho ari igitutu gikomeye nyuma y'amarorerwa bakomeje kugenda bakorera muri ya misozi yo muri Sud Kivu ya za Minembwe, amarorerwa akomeje kugenda abera muri biriya bice. Tubahaye ikaze rero kugira ngo tubagezeho uko byifashe, uko bihagaze mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse turi bunyarukire no muri Nord Kivu, turebere hamwe uko byifashe. Muri makeya turanyarukira no mu gihugu cy'u Burundi, turebe uko bimeze, turebe situation nyuma iyo aho bavumbiye ibikorwa byose ndetse n'umugambi uri gucurirwa i Burundi. Ibyo byose turabigarukaho, ndetse turebe ku mirongo y'imbere y'urugamba, ese mirwanire kubera hehe. Ni mu nyemerere rero tuze tubirebere hamwe. Njye muri kumva kuri mikoro ni Damien Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine, iruhande rwa mikoro ndi kumwe Habinshuti John. Habinshuti John, waramutse ute? Haramutse neza, nta kibazo rwose, imeze neza cyane. Haramutse akabeho, Imana hari ikintu yakoze rwose. Niko bimeze, ikirere kimeze neza. Ikirere kirasa neza. Reka tusuhuze abakunzi bacu baherereye mu bice bigiye bitandukanye, haba mu karere k'ibiyaga bigari, asaba ari Bwota, Masimbi, bose turabashuhuje. Ni ibiki biramutse ko bivugwa ko FARDC na FDNB bakoze withdraw? Yego, bayikoze cyane. Ni ikintu kigaragara, ayikoze ku buryo bigaragara ko byanze bikunze mu 2023 isa naho muri iyi minsi iri kubatsaho umuriro bikomeye cyane. Bagerageza kenshi kwigabaho ibitero, ariko ntago biri kubahira muri iyi minsi. Iyo ni inkuru tugiye kubaramburira neza, turi bubagezeho. Turanababwira uburyo ki muri kara gace ka Foya Zero havuga ko hagejejwe ingabo nyinshi za M23. Urabona ko bashaka gushyiraho urukuta rutamenwa, ku buryo kara kamenyero k'ibitero bya buri munsi. Biragaragara ko bazajya babigabaye mu minsi iri imbere, bazajya bahurira n'uruva gusenya, kuko urabona ko bafashe ingamba. Hari igihe bashobora kuba bari barahabonye intege nkeya, kuko bahibandaga cyane bikabije. Urumva ko ushobora kuba ari ikintu kidasanzwe bakoze. Nibyo, impamvu ikomeye ubona ko hongerewe imbaraga, ndetse bikaba byatumye hari agace gakomeye ka Marimba, ni hari mu nzira n'ubundi hejuru ya za Uvira. Ubona ko ari ibintu bikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse tunashimira AFC yabashije kuba yajya muri biriya bice n'ubundi ikajya gufasha cyane, ndetse ishyizeho umutima twirwaneho. Yahora imaze iminsi isa nkaho iri guhura n'uruva gusenya muri biriya bice, ariko magingo urabona ko bishobora kuza gutanga icyizere, ndetse bigaragara ko biri buze koroha, kandi abaturage bari buze kubona umutekano nyuma y'amadrone. Nubwo n'ubundi ku munsi w'ejo habayeho nanone iraswa rya drone, abantu benshi batakunze gukurikirana, n'ubundi aho yaguye za Madegu. Urabona ko hari imihana myinshi yangije, hari amazu menshi yangije. Ubona ko n'ubundi nubwo navuga ko bari gukora withdraw, ariko bamaze kubona ko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu kurwana ku butaka twirwaneho iri kubakubita, bari gutakaza abasirikare benshi. Ese si byaba ari bya bindi bavuga ati reka noneho twe tugende twubaka ikoranabuhanga dukoresha ibitero n'ubundi by'amadrone, kubona aribyo biri gukoreshwa ku rwego rwo hejuru? Ugereranyije n'inkuta M23 isa n'iri gushaka gushyiraho z'ubudahangarwa, ku buryo ubona ko badashaka kuzongera kwinjirwa ku butaka. Bijyanye n'ibitero bagabwaho buri munsi, urabona ko ugenzuye neza urasanga FARDC system isigaranye ari yo kuba bakoresha drone.
wenda ari byo byapfa kugira icyo bisa naho bibaha, kuko hasi urabona ko bababorotse byanze bikunze. Urumva niba kari agace hasa n'ahari hari icyuho bari bamaze kumenyera cyane, nta munsi wiraga amanywa nijoro bayabaga ari ibitero berekezayo. Bashobora kuba bari bahabonye ko bari abasore batwirwanaho bari bahari ari bake, kuko urabona ko ni fosi nini yajyagayo irimwo iriya huriro ryose rya ziriya ngabo. Urumva ko ashobora kuba bari barabonye ko hari icyuho cy'imbaraga nke, ku buryo babashaga kubifashisha mu buryo bwo kuba bahigarurira. Ariyo mpamvu ubona ko bigaragara ko M23 yoherejeyo abasirikare bayo ba special, kandi ngo umubare uri hejuru. Urumva ko ni igisubizo cyiza hariya ku bijyanye n'uko n'abaturage baho bahoraga bicwa mu buryo budasanzwe. Ubwo haraba hasigaye ikibazo cyo guhangana n'ikibazo cya drone mu kirere, ariko urumva ko mu butaka hasa naho bagikemuye. Nibyo n'ubundi, ariko imirwano ikomeje kugenda yumvikana n'ubundi muri utu duce, aho bivugwa ko ari abo wazalendo bari kugenda bakora amarorerwa basahura, aricyo cyagiye kibaranga. Ndetse iyi miyoborere isa nkaho idafite organize, irasa nkaho iri guteza ikibazo ku rwego rwo hejuru. Magingo aya reka tubajyane mu duce tugiye dutandukanye. Nakubwira ko n'ubundi bakomeje kugenda, nubwo bakora wizidura, ariko mu bice by'inuza ni ukuvuga ngo ubu hari agace bisa naho bivugwa yuko muri kara gace ko karara hafi ya point zero, biravugwa ko intambara habereye ejo ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi. Biravugwa yuko hari amakuru afite uko abarundi bahuriye n'ikibazo gikomeye, kuko bigaragara ko nko muri mateka bafashe bagaragaje imibare myinshi ari bo bagwiriyemo, kuko babara ko bafite abasirikare b'abarundi bari hejuru y'ijana, 150. Hakaba hari irindi 105 babara ko babura ibirengero. Bigaragara ko byanze bikunze ari abacitse urugamba, cyangwa se banagiye bashobora kuba batari n'iwabo, kuko wagiye wumva bavuga ko hari abagiye bakajya muri za Dubai na za hose basa n'abahunze, biboneraga ari amafaranga yabo bakigendera. Intambara isa naho yababihanye ugereranyije n'iki kibazo kiri kuba, kuko ni ibintu bidasanzwe. Uko bijanditse mu ntambara cyane, ni nabo basa naho bahuriyemo n'ikibazo gikomeye. Igitondo cy'uyu munsi rero rabo ko ari drone zagarutse muri kara gace ka Poizero mu buryo bwo kugira ngo zibashe kurangaza cyangwa se gusa n'izikanga, babashe kubona uko baza gutoragura imirambo. Bigaragare ko bavuga ko ari abasirikare ba FARDC bagarutse mu buryo bwo kugira ngo batware imirambo yabo ihari. Urumva ko habaye isibaniro mu rugamba rwabaye ejo ku gicamunsi ndetse n'iki gitondo. Urumva ko rero ntabwo byoroshye hariya Poizero, niyo mpamvu ubona hafata umwanzuro. Ni ahantu havuzwe cyane n'ubu hakigarukwaho. Urabona ko hari igisubizo ko M23 ishaka ko nta rundi rugamba rugomba kuhabera rwibonekeye uko rubonetse kose, nk'uko bisanzwe bimeze muri iyi minsi. Oya, nibyo rero ntabwo byaza koroha, bitewe n'uko haciye n'igihe bigaragaza intege nke zo kongera abasirikare muri biriya bice ku ruhande rwa AFC, ariko byari ngombwa nyine n'ubundi, kuko AFC yasaga nkaho yakoze wiziduro, bitewe n'uko yari yubahirije amasezerano. Ubona ko n'ubundi magingo aya AFC ntago ikireba ku by'urugamba, kuko yaba ikireba ku by'urugamba magingo aya tuba turi kuvuga ko irigeze za Katanga. Ariko bitewe n'uburyo bwa diplomasi bakinamo politike, urabona ko bashaka kubahiriza iriya myanzuro, ariko ndetse nanabakangurira kuva muri biriya by'amahanga. Nubwo yego wenda nibo baduhatse, ariko uko byagenda kose ni amahanga nubwo ahatse Afurika, ariko hari ibyo utakwihangana. Akaba ari nayo mpamvu wenda M23 yakoze agashya ikakongera abasirikare muri babice. Twayaga tubona ukwihiringa kabatwirwaneho gusa, ariko urabona ko nyuma ya AFC ikoze agashyi kazana abasirikare mu gufasha bari abantu. Ndetse binagaragara ko bamwe bari batangiye kugira uburakari n'umujinya, bavuga ati ese AFC irihe, imeze ite ko itaza kurokora bari abaturage
ari guhura n'uva gusenya, wabonaga ko byabaye ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni ikikwereka ko M23 yari yashyize imbaraga muri ziriya nce zo hasi zisatira Baraka, ariko ukabona ko kari agace ko hejuru basaga naho bagahariye kwirwaneho, kandi ishobora kuba rifite umubare utari hejuru cyane. Noneho rero bo mu kugabagwaho ibitero babigabwaho nta pozisiyo zifatika zirimwo ihurirane rya ziriya ngabo zose, ku buryo imibare yabo yari iri ku rwego rwo hejuru. Guhangana nabo byabaye ikibazo. Rero urabona ko babonye ko ari ikibazo, ariyo mpamvu bakosoye iki kintu. Kandi urumva mu itangazo ryatanzwe, uriya muyobozi w'ingabo w'umutwe wa M23 yavuze ko arambiwe na biriya bitero n'ubwicanyi bukorerwa abaturage, ariyo mpamvu biyemeje ko hari icyo bagiye gukosora neza mu bijyanye n'ingabo ndetse n'ibikoresho. Ari nabwo buryo yavuze ko agiye kuhubaka imbaraga mu buryo bwo kurinda ikirere, ku buryo hari igihe mu minsi iri imbere drone rwose kurasayo bizajya bibagora, cyangwa se zajyayo ntizitahe. Oya, niko bimeze akenshi na kenshi, uretse ko nakubwira ko ihuriro ry'aba-FARDC, leta ya Kinshasa, aba FDN bafitanye abafatanyabikorwa benshi, aho nakubwira yuko n'ubundi nubwo abantu benshi bari bazi ko ngo Amerika yije gufasha biriya bice, yasanze harimo akaduruvayo. Abafatanyabikorwa ba leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi ni benshi. Hariyo abanya-Israheli, hariyo abarusiya, hariyo abashinwa, hariyo abantu benshi, hariyo ababiligi. Urumva kubaka ikoranabuhanga niyo mpamvu biri kuborohera ku rwego rwo hejuru. Ntako M23 itagira, ntako itagira ngo ibe yakora ubwirinzi. Twagiye tubibona ahantu hose, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, indege zikidegembya. Yego wenda hari uburyo babikora ku myuzo ya mbere, ariko ku mwuzo wa kabiri ukabona indege zikoze agashya, zimenashe, zikubisa ahababaza abaturage. Ubona ko n'ubundi hagikenewe ubwirinzi ndetse n'ikoranabuhanga muri biriya bice, kuko biravugwa ko n'ubundi impamvu zikomeye hariya mu Minembwe hakunda kuboneka biriya bibazo by'indege z'amadrone se cyangwa na za kajugujugu, ni ukubera yuko FARDC ubwo ni leta ya Kinshasa yakupye network. Abantu benshi ntabwo bajya babimenya, ntibajya banabivuga, ariko impamvu ikomeye ntabwo buriya byakananiye na M23, ahubwo buriya ni uko ako network hariya mu Minembwe mu bigaragaza imbaraga zikomeye n'urwango rukomeye rwihariye rwa leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa banga kariya gace, bakupye network. Ubu umuturage wo mu Minembwe ntiwamwohereza udufaranga, ntabwo bibaho, ntibishoboka. Kumubona ni ikibazo, biragoye. Urumva nyine ni uburyo bakoresheje busa nkaho bwateje ikibazo ndetse n'inkubiri ku rwego rwo hejuru. Magingo rero urumva ko bisa nkaho biba bitoroshye, bisa nkaho bigoranye, bishobora guteza ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Ndetse hatagize igikorwa, abatwumva, abadukurikiye, yemwe abari mu mahanga, yemwe abari mu bice bigiye bitandukanye, ndumva abadafite ubushobozi, ariko buriya n'isengesho abantu benshi, isengesho burya riba ryiza. Njya mvuga ni isengesho riba ryiza, kandi njya numva bavuga ngo rikingura ijuru. Ariko kandi nabyo dore uyu munsi ni ku cyumweru, kubemera icyumweru, abajya gusenga musengere bari abaturage bugarijwe, musengere bari abaturage batishimye, basa nk'abahamuritse. ariyo umugambi n'ubundi leta y'Ibujumbura n'Kinshasa bafite yo kuba batera guhahamurika bari abaturage bo muri biriya bice, kugira ngo n'ubundi bikure muri biriya bice sinzi impamvu babihagarayeho. Urabona ko cyane cyane ingabo z'u Burundi zasa naho ari briefing bafite, kuko urabona ko iteka ryose ni abantu bakunze kwibasira abanyamurenge cyane muri kara gace mu bihe byose byatambutse by'intambara yabereye muri Sud Kivu. Urumva ko byanze bikunze ni ideology bifitiye yabo ingengabitekerezo, kuko ntabwo bayoboye ko umuturage ari umuturage, kandi abo barasa barahari, ntabwo hari agace kadafite ingabo bahanganye nazo. Ibyo bakora ubona ko ari ideology bavana iwabo bwite, cyangwa se akaba ari uburyo bwo kwihimura, kuko bazi ko
bari abasore birirwa barasana nabo batwirwaneho bose bakomoka muri kariya gace kandi bari ari ababyeyi babo. Ni uburyo bwo kuvuga ngo turwaniye ahangaha urankubise ngiye kubyitura umusaza cyangwa umukecuru kuko atabasha kuva mu rugo. Ubwo ni ku bwenge bukoreshwa bwabo n'intege nke zabo, ariko ubundi kiriya ni ikosa ribi cyane kwica abaturage kandi uri umuntu w'umusirikare uhanganye n'abo murwana. Biravugwa ku myitwarire mibi iri kugaragara ku gace kari kugenzurwa n'iriya mitwe yose ihuriro rya FARDC. Baravuga ko Wazalendo ahantu henshi mu mijyi barimo n'amasantere hose bafite ikintu cyo gusahura, ari cyo kintu kigezweho ubu nk'abantu basa naho bari gusezera. Ibyo ngibyo byo ntago wabyibazaho. Barasahura cyane bishoboka, ndetse bagahohotera abaturage ku buryo ki hari n'ababigwamo bibaye ngombwa mu buryo bwo gushaka nko guhangana yenda bwo kurwana ku byawe. Urumva ni imyitwarire mibi, kandi ubwo babyitirira Wazalendo ntago n'abasirikare ba FARDC iki kintu ni icyabo, ndetse n'abarundi ngo iyo badaheruka agafaranga iki kintu bajya bakizamo. Oya, ibyo ngibyo ni ibintu byagiye bimenyerwa n'ubundi. Biriya bice umusirikare uri ku rugamba biba byoroshye ku rwego rwo hejuru kuba yakora ututendo nk'utwo ngutwo. Nicyo kintu bamenyereweho. Abasirikare benshi baba bafite ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi ari byo bibaranga. Nk'ubu ugereranyije nawe ukareba urabona koko uburyo FARDC uyizi neza. Ubu ni ifite ubushobozi no gukurikirana neza kuri gahunda nzima ku buryo ki deployment zose aho ziri wenda baba bahageze ibiryo. Ubu se Wazalendo igira ubuyobozi buyikurikiranira imibereho yabo ku buryo bushoboka, bakabona ibyo barya atari bya n'ibyo kuba umusirikare yishakira ibyo arya. Oya, FARDC ikikora wenda nabwo n'abasirikare basa nkaho bakomeye, basa nkaho ari bo bakuru, nibo wenda bitabwaho, ariko abasirikare batoya n'ubundi nabo gahunda bari yo kujya gutambika utugozi mu mihanda, kuko byagiye bigaragara si n'ibyizi ntambara, si no muri iki gihe cy'intambara, no mu bihe bisanzwe bitari muri kayigoye nk'iyi ngiyi twaba ko ari muri kayigoye, ariko no mu bihe bisanzwe wabonaga yuko kwihahira ndetse nyine ni umwuga wabo muke wo kwishakira. Mbona ari nk'umurage, njye simpamya ko ari n'umwuga, ni umurage ahubwo, kuko na mbere hose kuva nyaho nkibona ingabo za kiriya gihugu kera mu myaka igera muri 20 itambutse cyangwa irenga, ni ukuvuga nzi neza ko iteka ryose ikintu cyo gusoresha cyari ikintu cyabo, kandi basoreshaga ibyo barya mu miryango yabo ndetse no mu mirimo yabo aho bakorera biri ngombwa. Ntabwo bigeraga barya ibyo bahashye. Niko kuri ko ni ibintu bimaze igihe. Abato basanze abakuru ari byo bakora, ubu urumva ko ubu ingeso ishobora kuba yaranakuze ikaba iri ku rwego rwa nyuma hari. Oya, niko bimeze, ariko wenda kubera Imana hari igihe Imana izakora imirimo. Buriya kwiringira nibyo bya mbere, kandi ikindi igihe kirageze ngo ibi ngibi birangire, abaturage babeho mu bwisanzure, abaturage banezerwe bishime. Imana no gutabara abaturage baho barabonabonye. Biriya ni ibintu bamaze mu imyaka. Wumvaga babonaga amavideo ejo bundi yacicikanaga hariya za Baraka, umuturage arimo atakira ubuyobozi ababaye, ubwo magambo ateye agahinda cyane. Biro ubuyobozi ati ibintu bitubaho ntabwo mubibona, ubu ntiturushye kuba muri ubu buzima, muraza tukishima nk'ingabo za guverinoma zije kuducungira umutekano, ariko mwatugeramo impfu zikatangira zikavuka, inzara ikaba aribwo itangira kuba ikibazo, umuntu ntayongere gutambagira hirya no hino atinya ko isaha n'isaha yaraswa, utwawe bakatujyana ku manywa kandi aribo baje kukurinda. Ni ikibazo gikomeye cyane ku baturage baho. Nibyo bikomeje kuba bireka duciriza ahangaha. Tugaruke ku birongo y'imbere y'urugamba, aho bivugwa ko n'ubundi kuri axe ya Tanganyika Baraka, hafi na Baraka hakomeje kugenda haboneka ibitero shuma by'aba TPDF. Ubona ko TPDF isa nkaho yagize umurakari, yagize umujinya. Impamvu yagize umujinya namwe mushaka kuzimenya,
ndetse ubona yuko bagize n'urwikango bari gushora bamwe mu ba FDNB ndetse n'abawazarendo. Abacanshuro bo barakutse ku rwego rwo hejuru, nyuma y'aho babonye ko M23 idakinishwa, kandi koko niko binameze. M23 ku rugamba ntabwo yoroshye. Reka bazajyemo muri Amerika y'Amajyepfo n'abazajya he hose bajye bagenda no mu Bubiligi bazavuge bati ntabwo abantu bari hariya basanzwe. Ni ibintu byagaragaye, ari nayo mpamvu dushaka ko byibuza ko bamwe mu bayobozi bari mu bice bitandukanye byo muri biriya bice kongera imbaraga, bakadukubita uriya mwanzi. Niko njye navuga, ni umwanzi uriya mucanshuro, akaba ariwe babanza kwihanangiriza ku rwego rwo hejuru, kuko nshidikanya neza ko bano baturage navuga ko baba bari mu rugamba, cyane cyane nka bano b'abawazarendo ndetse n'ab'igisirikare cya FARDC n'ingabo buraza Abarundi, njyewe ngira amakenga, ngira ikibazo, birambabaza cyane, kuko ntabwo navuga ko abari ku bwende bwabo, kuko byagiye bigaragara abo bagaragaza amagambo bavuga, numva ko akenshi na kenshi baza mu mirwano bibatunguye. Ni ikigaragara ko ntago babikunze, nta nubwo baba babikeneye, kuko ushobora no gusanga mu mafaranga bita ko baje gushaka batajya banayabona neza, kuko bijya bivugwa. Rero urumva ko ni pressure y'ubuyobozi bubazana babashyiraho, ariko ubona ko atari ukuba bakunze iriya ntambara gusa. Aho ngaruka ku myitwarire mibi bafite ni uburyo ki bakunda kwibasira kwica abaturage. Ibyo ndakeka nta buyobozi bwabibaha amabwiriza, kandi nk'umusirikare ntago umuntu yaguha amabwiriza ari Bujumbura ngo akubwire ngo wice abaturage ufite ingabo muhanganye utabishe. Ndakeka atabikuryoza. Oya, kenshi na kenshi, ariko sinzi nimba warabisuzumye neza, akenshi na kenshi ibitero by'amadrone nibyo bigira, kereka nk'amanuza bakunze gukoresha biriya bibunda bakoresha, ni bya bindi nyine byo guhamurika. Kenshi na kenshi navumbuye umugambi wa biriya bibunda, ni abacanshuro baba bafite ubwoba bwo kwegeraho M23 iri, bakarasira mu ntera ndende, bityo bikarimbura abaturage. Ariko akenshi na kenshi barabakomandinga, kandi kubakomandinga ntago umuyobozi yakubwira ati kora ibi ngo ubyange, bitewe no kwihimura ndetse na gahunda ikomeye baba barimo. Uba ubona ko aba ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Dore ikintu kikwereka ko biriya bintu babikora nkana, urabona ko hari imijyi myinshi batajya bakunda kurasa cyangwa ngo bayangize. Nk'ubu ntabwo urugero nk'Ibukavu, urabyibuka bajya kuvamo yuko Bukavu bayivuyemo neza batuje, nta gikorwa remezo kigeze cyangirika. Ariko urabona ko ariyo mpamvu mbigarukaho ko ushobora kuba ari ingengabitekerezo, kuko ni ibintu bakora babigambiriye. Urabona bafatira ku bisasu bimaze guterwa muri ziriya nce, ubu buryo byarashwemo bikaraswa mu bantu. Urumva ntabwo wavuga ko wenda njye simpamya ko ari ukuvuga ngo ukwibeshya mu mirasire. Bari abantu barasisha ziriya mbunda, n'imbunda zifite ibipimo biba bisetinze neza ku buryo umenya aho urasa. Ntabwo baba barabaswa cyane, kuko ba nyirazo barahari, ntabwo bazitaye ngo ziri gukoreshwa n'abadashoboye. Oya, nibyo niko biba bimeze, ariko ni ku itegeko rikomeye rituruka ibukuru, kuko ngira ngo wagiye wumva bamwe bagiye baza mu bihugu abo bagiye bafata. Rega urugero ugomba kuruhabwa, uri kumva n'ibyo batangaza. Bafashe Matekwa bo ubwabo baravuga ati twebwe baratwete muze mwinjire mu ndege mugende, kandi ntabwo uko byagenda kose ntabwo baba babeshya. Urabona abasirikare batorotse magingo aya, nabwo ko abasirikare b'Abarundi bamaze gutoroka ntibagira umubare. Yego n'ubundi mu gikundi icyo ari cyo cyose, niyo cyaba kirimo abasirikare abo ari bo bose, ntabwo hajya haburamo n'ubundi abayoboka. Urabona ko ingengabitekerezo n'ubundi ari iya kera, atari uko ngo niyo bapapiriye, n'ubundi yahozeho. Icyo nakubwira cyo, iyi ngengabitekerezo yo ni iya kera, ntabwo ngo ni iy'uyu munsi, niyo muri ibihe by'intambara, ni iya kera. Nakubwira ko biriya bintu byatangiye muri za 2017. 2017 nibwo ibintu byatangiye kuzamba muri biriya bice. Ni nayo mpamvu wabonye ko ahubwo Twirwana ari naho yatangiye gukora amarondo, aza kubyaramo igisirikare. Ubundi batangiye ari amarondo, ari inkoni
bararisha bakajya babateraho ibitero. Ibyo byagabwaga n'ubundi n'abantu bafite iyo ideology. Ntabwo ko bino biriya bice byatwirwanya harimo amashyamba abamo FDLR, abamo n'ubundi bari abantu bari muri ya bice bagiye gushakiraho imibereho. Nicyo kibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ubona yuko gikomeje guteza akaduruvayi mu bice bigiye bitandukanye. Rero imirwano n'ubundi yazindutse ibera muri biriya bice, biravugwa ko n'ubundi byaje kurangira aba TPDF ndetse n'aba FDNB babashuje inyuma ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi bikomeje kugaragara ko nubwo bari gukora withdraw ari nk'uburyo bw'agahuge, ndetse n'igitutu gikomeye cyari gitangiye kugaragara. Urabona ko igitutu kibariho, kandi koko hatagize igikorwa urabona ko byarangira kari agace bakajimije. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'abagabo ni muhaguruke, aba mu mahanga muhaguruke. Wenda ijwi rye ry'abari mu mahanga rishobora kumvikana, amahanga akagira icyo akora. Nicyo kintu natangaza ngewe magingo, nicyo kintu nabwira abantu abari muri Amerika, bari hehe hose, muhaguruke mutangaze, muvuge, kuko buriya icyavuzwe kiba cyavuzwe. Hari ibanga ryo kwamagana ikintu ni ukuvuga. Iyo wavuze hari igihe byibuza n'uri gukora ikintu ashobora nawe ubwe, kubera kumva byinshi ndetse no kumva igitutu cy'abantu, uko byagenda kose hari icyo agabanya. Icyo nicyo kintu gikenewe. Nta wa mugani, hari benshi batari kugenda ngo henshi, navuga ko abenshi n'ubundi bibereye mu buzima bwiza, ariko hari abana bari hariya bari kurwanira igihugu, bari kurwanira ubwoko kugira ngo barebe ko batazima. Ariko none wowe kuvuga byakunaniye, vuga. Ni ibintu byumvikana, ntabwo boroshye. Bari abahungu, imyaka bamaze hariya ni myinshi cyane. Utinya abantu banze guhunga, kandi ntabwo ubuhungiro bari kububura. Ntibari kuza mu Rwanda ngo babime ubuhungiro, ntibari kujya no mu kindi gihugu ngo ubuhungiro babubure, ariko bihagazeho mu buryo bwo kwirwanaho no kwirengera no kugaragaza ukuri kwabo. Rero niyo mpamvu ubona ko iriya mitwe yose iba hariya mu ntambara barwana, nk'abari abacanshuro buriya bahageze bakabona uburyo ki intambara bahindukanye babanye kuriya, bahita bibaza ngo ubundi aba bantu ni gatiki. Ntabwo iki kintu babura kugitekerezaho, kumenya ngo aba bantu barwana nk'ibyihebe badatsimbuka ni bantu ki. Ni ibintu bitangaza kumva ko mwaraswa n'ihuriro ry'ingabo zingana kuriya, mutakaza ibice mufite, kandi ubona ko imibare y'abarwana nabo iri ku rwego rwo hejuru. Urumva ko payment ziba ziri, yaba ari ingabo za FARDC cyangwa Abarundi na Wazalendo, ni imibare bafite y'ubwinshi. Wumvaga ko batangaga amakuru mu bitero bimaze iminsi ko wasangaga umusozi wazimagiye, ku buryo wabonaga neza ngo nta utamenya ko ari abantu, wagira ngo ni inshishi. Umusozi wuzuye ingabo zitandukanye, ariko urabona babashije kwihagararaho mu buryo bushoboka, ntibamburwa uduce bafite. Ni ikigaragaza ubutwari bwinshi bafite cyane, kandi uhita bikwereka icyerekezo cyabo n'intambara bari kurwana aho igana mu minsi iri imbere. Hari amakuru dufite avuga ko General Bunyoni wari urwaye, ameze nabi cyane, yugarijwe. Reka mbere yuko tugaruka aho ngaho kugira ngo dushyireho umucyo, twari turi ku bya discipline ibyo twakomojeho. Reka dutangariza abadukurikiye ko n'amahanga nubwo wenda aba bashyigikiye, ariko nabyo hari ibyo babona. Ubu twavuga nk'ibyatangajwe n'Ububiligi, aho magingo uyu musirikare ushinzwe umutekano wa Kisekedi aho yarezwe urugomo mu Bubiligi. Urumva ko ni ibintu biba bigoye kandi binagaragara abantu bose. Ni abanyapolitike batatu bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze ikirego mu nzego zitandukanye zo mu Bubiligi, bashinja umusirikare ushinzwe umutekano wa Perezida Felix Kisekedi kubahohotera no kubatera ubwoba. Uwo ni Claude Rubaya, aho yasobanuye ko tariki ya 23 Mutarama 2026 ubwo yari yicaranye na bagenzi be barimo Sekikuni na
Sadiki Ruwakanda Don Pierrot muri resitora yo mu mujyi wa Buruseli. Abantu hafi 10 barimo umusirikare Tab Obama Tema babateye, barabasagarira, babamenyesha ko bazabagirira nabi. Abo banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi basobanuye ko ubwo babonaga ko umutekano wabo ushobora guhungabana bafashe icyemezo cyo kuva mu meza bari bicayemo kuko ntawigeze abatabara. Urabona ko n'ubundi urwikanga ari rwose, kandi ubona ko leta y'Kinshasa ishobora kuba byayishobeye ndetse ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko bitari buze koroha kubera yuko bamwe batangiye kubona ko ibyo twirwaneho koko yagiye itangaza ari ukuri cyane. tunabitindeho cyane, abenshi barabikerensaga, bavugaga ngo bizagenda bite. Urumva ko bisa nkaho bitoroshye ku rwego rwo hejuru. Abenshi baracyakerensa ko n'ubundi hari umugambi wo kuba babangamira ituze ndetse bakatsemba abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Urabona ko ni ibintu bishoboka ko ariyo mpamvu ubona ko abagabo ba M23 icyo kintu bashobora kuba barakibonye cyangwa bakagitekerezaho. Urabona mu buryo batangiye gusa naho bubaka imbaraga muri kara gace ko hejuru hari abibasira abaturage cyane. Urumva ko umujinya bafite n'ibyo bamaze guhomba. Reba amateka y'ingabo bafite, reba babuze batorongera kubera imirwano, imibare y'abapfuye ntituba tuyivuze kandi barahari. Urumva rero ko icyo ni igihombo n'umujinya mwinshi bo bafite, bumva ko kwihimura bishoboka kandi nta wundi bakwihimuraho kuko barasawe ntibamushobora. Ni hahandi bajya kurwana kuri abakora wizero ugasanga bishe abaturage kuko bazi ko ari bo banyantege nkeya. Rero ako ni agasuzuguro. Ariyo mpamvu ubona bagomba guhita bahindura ingamba, hari ahantu bakashyira ubwirinzi bukomeye ku mpande zose ku buryo nta muturage bazongera kwica uko biboneye. Haba ahantu batazabasha kongera gutekereza no gukandagiza ibirenge, bajye bahumva gusa cyangwa bibuke ko bahanyuze. Oya nibyo, ariko Tshisekedi byarimo biri buze kumukomereraho. Ubona ko n'inshuti ze zatangiye kumuvaho. Twareba nk'inshuti magara ye ya perezida, n'ubundi bivugwa ko yaba yageze muri AFC. Ni amakuru y'uko umwe mu bantu bo hejuru babanye na perezida Felix Tshisekedi yaba ari i Goma, aho yakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, nubwo kugeza ubu nyir'ubwite ataragaragara byemeza. Umunyamakuru Steve Wembi ufite abantu bamuha amakuru y'imbere mu butegetsi bwa Kongo no muri AFC yavuze ko umuyobozi wo hejuru ndetse muri biriya bice n'ubundi hari ibintu yagiye atangaza bya ndani, kandi bivugwa ko n'ubundi yaba ari mu mujyi wa Goma. Urumva ko Tshisekedi arugarijwe, nubwo abenshi batari kubona uko situwasiyo imeze, ariko ntabwo biri buze kumworohera. Ndetse urabizi neza ko mu bihe byatambutse mbere y'amatora Inkundura ari hari, nawe ni umuntu ufite abatavuga rumwe nawe benshi cyane cyane bikomeye cyane pe. Urumva ko afite intambara nyinshi, yaba izi ngabo zirwanira n'intambara za politiki. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye kandi nta mwanya wabyo afite. Urabona ko ari bise kubera intambara iri kuberayo ni genda ahoramo za buri munsi. Urumva ko ntabwo bizamubera byiza mu bihe biri imbere. Kandi niko bigenda buriya, iyo uhuze ufite intambara nyinshi urimo kuriya, nibwo abanzi bawe basa naho bakanguka bakaguprofita muri kwa kwihugiraho. Urabona ko ibibazo biri kumubaho ari nk'ibyo biri kuba mu Burundi. Ni ibihe bibi barimo nyine, kandi ntabwo biri bucogora, ahubwo birakomeza kongera imbaraga mu bihe biri imbere. Nibyo, mu Burundi Bunyoni arugarijwe nyuma y'uburwayi bukomeye, nyuma yo n'ubundi yifungwa, nyuma yo kutamuha libere yo kujya kwivuza. Ubona yuko n'ubundi
bivugwa ko ari muri ka itameze neza, abashinyaguzi batangiye kuvuga ko ashobora kuba yanapfuye cyane rwose. Batangiye gutangaza ngo ko yaheze umwuka. Ubwo urumva ko birashoboka ko byabaho, kuko ibaze nawe igihe cyose amaze nta uheruka kumva n'aho avuga. Urumva nyine ni ikibazo, ni ka igoye. Tunihanganisha imiryango ye ndetse n'abamukundaga. Bunyoni yari afite inshuti nyinshi, yari afite abakunzi bo muri kiriya gihugu. Yari abafite, ariko ni umuntu wagirizwaga ko yashakaga gukora kudeta. Urumva ko cyari icyaha gikomeye ku muntu wifungiwe na perezida. Ngo yanabikoze ariko mu buryo utapfa kumenya. Ariko byariho ndakeka no mu nkiko ashobora kuba yaranabyemeye. Ndakeka yarakatiwe yarabyemewe, ariko ntabwo ari we gusa. Urabona Bunyoni Burundi ari we wagakoze kudeta wenyine. Bijyanye n'abahari na n'ubu, ubundi ikikango afite ni icya Bunyoni afunze igihe kingana gutya. Birakaze, birakomeye. Ikikomeje kuvugwa kinakomeye ni uko n'ubundi muri guverinoma bitameze neza mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo bimeze neza. Harimo imyivurugutanyo nyuma n'ubundi yahabaye amatora, wahoze n'ubundi ayobora abadede agakomeza kubayobora. Urumva nyine ko ari ibintu bisa nkaho biri bushyire hasi Neva akaba ari nayo mpamvu nubwo abantu benshi bamubonye, abenshi babonye n'ubundi yakiriye perezida wa Togo, bavuga ko n'ubundi yaba ameze neza, ariko arugarijwe ni bya bindi, ndetse ni n'ubwoba bukomeye cyane kuba atahugaho gato, kuko afite ubwoba bwa kudeta. Yego. Mu mboni njye niko mbona bimeze. Afite ubwoba bukomeye bitewe kandi noneho n'amakosa ari gukora ntabwo byaza kumuhira. Ntabwo biri bumuhire rwose, amakosa ari gukora ni menshi. Nta makuru aboneka byanze bikunze, kuko urabona ko ntabwo akinyagambura. Njye nkeka ko na biriya yagiriza ko yabuze indege ijya kwivuza, ashobora kuba njye mbona we watinya aho ari kugenda avuga ati ntagaruka agasanga igihugu kiyobowe n'undi, kuko ntabwo amenya ko perezida wa repubulika abura indege imujyana kwivuza. Nibyo, katugaruke n'ubundi muri Nord Kivu turebere hamwe ubwitange abayobozi ba M23 bakoze nyuma y'ibyabaye. Ni impanuka ikomeye yahitanye abaturage batari bakeya mu kirombe cya Rubaya. Bigaragara ko M23 yakoze ngo ubwitange bukomeye, abaturage bakomeje bakora bavuga ati M23 ni ubuyobozi, bibaye ari kuri kote ya leta nta cyari bukorwe. Aho bigaragara ko ubuyobozi n'ubundi bwemeye gushyingura abaturage bose baguye muri biriya birombe. Yego, ni impanuka ikomeye yabayeho, kuko mu mibare bari gutanga ni muri 200 barenga. Umva ni abantu benshi bapfiriye igihe kimwe kandi bapfuye muri buriya buryo. Ariko nawe iyo ubireba no ku mashusho cyangwa uhazi, ni ahantu hacukwa igihe kirekire, kandi uburyo batuye ni uburyo bugayitse cyane. Ntabwo ari abantu bacukura, ari imyobo igera mu 1000 yegeranye, hagati y'umwobo harimo metero 2 cyangwa 3. Muri za metero 3 ujya kubona ukabona umuturage mu bacukura yubatsemo tente, ari mwarara ariho aba. Hagati mu birombe ntago bafata agasozi kazima wenda cyangwa igice kimwe ngo bagiture, aho haba ari aho ubucukuzi. Urabona ko aho bibereye nibwo ubuyobozi busa naho bubitekerezaho bukabireba mu mikorere yaho, bakabasha kuborganiza neza ku buryo batakongera kuba mu birombe kuriya impanuka ntizijye zibatwara ubuzima muri buriya buryo. Ni ikibazo gikomeye cyane, kinateye ikibazo. Ubona yuko n'ubundi wenda ubuyobozi ubwo bwabonye situation ndetse bukaba bwanahumurije abaturage ko bitazongera kuba bagiye kubikoraho ku rwego rwo hejuru. Magingo aya reka tubashimire, turi gukora ubugenzuzi ndetse n'inuza n'ubushakashatsi kugira ngo turebe uko situation imeze, turebe uko byifashe ndetse tunakusanye iyi withdraw yakozwe, ariko n'imirwano ubona ko ikomeje kugenda iba. Ubona
ari abasirikare bava mu duce tumwe na tumwe mu tundi kugira ngo barebere uburyo ki ibintu bikorwa. Bwana Habishuti, reka dushimire abakunzi bacu, tubifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo, ndetse tubifuriza n'icyumweru cyiza. Urakoze cyane. Imana ikomeze ibane namwe. Yego.